mwese twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ishyano n'ihirwe mu byo mukora byose. Uyu munsi tugiye kureba ibirango by'umuntu kwanga. Ushobora kubana n'abantu ukibwira yuko yenda ukunzwe ugize gute, ariko ngiye kukubwira ibintu bizakwereka abantu nyine batagukunze nubwo ashobora kukwereka we ko agukunze. Ni ibirango by'umuntu kwanga. Ubundi mu buzima bwacu tuba dukeneye inshuti za nyazo, tuba dukeneye abantu badukunze by'ukuri kandi bo kwizerwa kuri twebwe. Burya inshuti ya nyayo icyo mukoranye cyose kigenda neza, kuko nta buryarya buba burimo, kuko muba mukundana by'ukuri kandi muhuje. Ibintu byose rero mubashije gukorana bigenda neza. Ariko hari umuntu ukwihishamo ntakwerurire ngo kurenda kwanga. Rero dore ibizamukwereka. Icya mbere kizakwereka ko umuntu atagukeneye muri we, atakwishimiye, ni umuntu muzahura ukabona arakunennye kandi watekerezaga ko ari inshuti yawe. Ahangaha amenya ko ubwo bushuti utekereza nta buhari. Urugero, ukamusuhuza ukabona ntashaka kuguha intoki, yanaziguha ukabona ntashaka ko zitinda mu kiganza cyawe, ukabona nta mwanya agufitiye, mbese ukabona arahuze agiye muri telefone, ukabona ntakeneye, ntafite amatsiko yo kuba muhuye ngo mugire ibyo muganira. Uyu muntu rwose mushyire ku ruhande. Arashaka kukwihunza muri we. Igihe muzaba muri kumwe aba ashaka kukwihunza. Uyu muntu nubwo asa n'uwaba ari inshuti yawe, nawe murekera amahoro ye, uba umuretseho gatoya. Ntabwo nkubwiye ngo mwange, ahubwo uyu muntu umenya yuko bitarimo neza. Undi muntu wa kabiri ni umuntu uguha inseko y'uburyarya. Inseko akenshi buriya itanga mesaje, isobanura ibintu byinshi. Uvuganye n'umuntu akagira uko aseka, uhita wumvamo mesaje nubwo yaba nta kintu aravuga. Ni ukuvuga ngo uyu muntu azaguha inseko y'uburyarya, mbese itarimo icyizere cy'ibyo mwari muvuzeho. Nta cyizere bitewe n'ikintu muzaba muvuzeho. Azaseka bitari ngombwa, nanaseka aho biri ngombwa aseke ukuntu kutarimo mesaje nziza. Mu Kinyarwanda ho bayita inseko y'imbereka. Uyu muntu nawe umushyize ku ruhande. Undi muntu udakwiriye kwizera ko muri kumwe, ni umuntu uzakora neza akaba atanaguha bravo igihe wakoze neza, hari ikintu wagezeho. Ntashobora kukubwira congratulation, ntashobora kukubwira ati bravo, ntashobora kukubwira ati wakoze neza cyane komerezaho. Oya, ntabyo azakubwira kandi azaba abizi neza. Azaba abizi neza ko icyo wakoze ari icy'agaciro, ahubwo akaba yakora uburyo bushoboka bwose abandi ntibabimenye, aho gushishikazwa no kuba yabivuga ngo abandi babimenye. Azashishikazwa no kuba yabitsikamira ngo abandi ntibamenye ko wakoze icyo kintu cya nyacyo. Kandi burya umwanzi wawe ntashobora kuguha bravo cyangwa se ngo akubwire ngo congratulation. Never, ntibishoboka. Ntabwo bimukundira muri we. Aha rero be careful, bizagufasha nawe kubaho mu buzima bwawe
kandi uwamenye aba agomba guha icyizere. Undi muntu ni wa muntu muba muri kuganira akaba ari wowe wiganza mu kuvuga. Ahangaha za muri kuganira ariko usange ntanabasha gusubiza, ari gukora utuntu tw'utujesite twa nibyo se, rwose uwo muntu ntabwo agushaka muri ako kanya, ahubwo arashaka ko icyo kiganiro kirangira no mu byo akurikije rwose arumva atari uwo mwanya mwakabaye muri kumwe. N'ibyo agerageje kugusubiza agusubiza guca intege, mu gihe uwa nyawe cyangwa se uwo muntu w'ukuri wamuganira, ahubwo we umwanya ubabana mutoya. Icyo gihe iyo uri kuganira n'umuntu wa nyawe muraganira, ibiganiro bikaryoha, musubirizanya musubirikanya, ahubwo umwanya ukaba wababana mutoya. Ariko uyu we ababona wamutindiye, ababona mbese uri kumubangamira, kandi ukaba ari wowe uvuga cyane kuruta uko ari kuvuga. Uyu muntu rero be careful nawe. Undi muntu ni umuntu utagukunda. Uyu muntu utagukunda ntaba ashaka no kukureba mu maso. Umuntu utagukunda akenshi iyo muri kuganira, hano tubyumve neza, ntabwo aba ashaka kukureba mu maso, kuko ashobora kuba adashaka ko ubona ko atakwishimiye cyangwa se utamubonaho uburyarya we agufitiye. Bityo bigatuma igihe uri kuvugana nawe cyangwa se kumuvugisha, azigira bize, mbese aba afite ibyo aguhisha, kuko buriya isura y'umuntu cyangwa se mu maso honyine hashobora gutanga mesaje cyangwa se kuvuga n'iyo utaba wavuze nyakuvuga n'umunwa. Uri kuganira n'umuntu mu maso he uri kuhareba, burya ubasha kubona icyo agiye kugusubiza uko kibe kimeze. Gusa nanone hano hari umuntu ushobora kuba muri kuganira ntakurebe mu maso bitewe n'uko asanzwe yigirira isoni. Aho ngaho aba bantu babaho nubwo aba atari benshi, ariko uyu nguyu we ikizamukubwira ni uko azagira isoni muri kumwe. Abandi bo nta kibazo aba afite, aba areba mu maso abandi, ariko wowe mwamuri kuganira akirebeshwa hasi, akirebeshwa muri telefone, mbese hari ibyo aba ari kuguhisha mu isura ye kugira ngo utabasha kumuvumbura. Umuntu rero ntabwo agukunze, mureke. Undi muntu ahangaha ushobora kuzaba uri kuganira n'umuntu ariko ukabona ntashaka ko umukoraho, wanamukoraho akakwishikuza. Ahangaha ni ikibazo. Mu buzima busanzwe iyo uri kuganira n'umuntu wishimiye umukoraho, iyo bidahari ahangaha aba ari ikibazo. Iyo ushatse kumukoraho akakwihunza, menya ko ngo harimo ikibazo. Undi muntu ni umuntu uhora utesha agaciro ikintu cyawe. Rwose uyu muntu mwitondere, ahora atesha agaciro ikintu uvuze cyangwa se ibintu byose ugerageje gukora. Ahangaha ntabwo guhakana cyangwa se gutesha agaciro ikintu umuntu avuze ari byo bitanga igisubizo,
ahubwo utanga inyunganizi kuri icyo kintu. Ariko uyu muntu we aba ashaka ko nyine uta agaciro, niyo mpamvu abivuga mu buryo bwo kugutesha agaciro aho kugira ngo abitange nk'inyunganizi. Uyu muntu nawe mwitondere. Undi, nubona umuntu iteka ryose aba afite impamvu atakoze ikintu wamusabye, uyu muntu mwitondere, kuko niyo agerageje kugikora, icyo agukoreye agikora impitagihe, ugasanga hangiritse byinshi kurenza n'ibyo yakemuye. Uyu muntu, abantu bose babaho mu buzima, umuntu ukamusaba serivisi ntayikorere igihe, agahora afite impamvu atayikoze, noneho yagerageza no kuyikora akayikora yahangiritse byinshi byawe. Uyu muntu rero mureke. Gusa birashoboka cyane ko ibyo wijeje umuntu utabikora, aha ntibisobanuye ko utamukunda, ariko niba uwo muntu biba kenshi serivisi wamusabye ntikunde kuwa mbere, ntikunde kuwa kabiri, buri gihe rwose muzibukire, umureke, umukure muri gahunda zawe, kuko niyo yagerageje kugira icyo agufasha hangirika byinshi, ugatakaza byinshi. Yego, ni izo ngizo cyangwa se ibi twe twabashije kubona bishobora kwereka umuntu ukwiriye kubana nawe n'udakwiriye kubana nawe. Habaye hari ibindi wifuza ko twabaganirizaho, mwatwandikira muri komenti tukabasha kubibagezaho. Murakoze. Channel ni Bugwe TV, mujye mudukurikirana, bizajya bidushimisha.